Imana ibahe umugisha. Turongeye turabasuje mu izina rya Yesu kandi twongera kubaha ikaze muri iri vugabutumwa dukora. Mwebwe dufatanije urugendo, mwebwe mwarutangiye, tugenda twuzuzanya, tugenda dutyazanya, tugenda dusengerana kandi dutumira n'abandi batarakira agakiza kugira ngo bemerere Yesu ababere umwami n'umukiza. Tugenda tubasengera kandi tubagezaho n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umucyo utumurikira, nitabaza ry'ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ntawe uzajya mu ijuru atakiriye Yesu. Niyo mpamvu dusaba ngo nawe wumva ubutumwa bwiza wemere kumwakira kugira ngo tuzabane muri ubwo bwami bwe bw'iteka ryose. Nagira ngo nkubwire ko nta handi haba umunezero wuzuye, nta handi haba ibyishimo byuzuye, nta handi heza habaho nko kuba mu Mana, nko kwemerera Yesu agakubera umwami n'umukiza. Ngewe iyi nzira mazemo imyaka irenga 30, ariko nta na rimwe ndumva nayivamo, kuko nkunze no kubibwira abana bo mu rugo. Dufite abana 4, nkunze kuyibatoza, nkunze kubabwira nti ibyo mwakora byose, mwakwiga yose, ubutunzi mwagira ubwo ari bwo bwose, ntimuzirengagize ijambo ry'Imana, ntimuzirengagize kubaha Imana, kuko ari ahandi hari ikindi gihesha amahoro, hari ikindi gitanga umunezero nari kukibabwira. Ni kuko navuye muri Afurika, nabonye ubuzima bwo muri Afurika, mba i Burayi mamaze imyaka irenga 23, donc ubuzima bwose narabubonye. Ariko nta kindi kiza nko kuba mu Mana, nta kiza nko kwemera Yesu akakuyobora, nta kiza nko kwemera Umwuka Wera akabana nawe. Nibwo buzima bwiza bubaho. Niyo mpamvu ngira ngo nongere nkwankuraje, nongere nkubwire ngo komera. Ibi bigeragezo wahura nabyo ibyo ari byo byose, ntuzirengagize ko Yesu muri kumwe, uko nawe yahuye nabyo muri iyi si, ariko ntigeze atwihakana. Yakomeje kurwana intambara nziza kugeza aducunguye. Nawe rero ibyo wahuramo byose, umutabaze arakumva, umutakire arakumva kandi agutabare kandi aguha imbaraga. Nyankunda gusenga buri gihe, igihe cyose ndi konsiya, nkangutse ninjoro se, nkunze gusenga nkavuga nti Mana, shoboza njye more nkubaha, shoboza njye more nkizwa, shingwe mu gakiza kawe. Naba mbyutse ninjoro akanya gatoya, kurya umuntu akanguka wenda ari akantu gakomanze, nkanguka umutima wanjye ubwira Yesu, shoboza guhora nkizwa, shoboza guhora nkubaha, shoboza guhora nkubahisha mu byo nkora byose. Nawe ndabikwifuriza rero. Turi ku iriseri ivuga ngo ibikorwa biravuga. Twavuze ubushize ko ibikorwa byavugiye abaforomokazi bubahaga Imana. Ubwo umwami wa Egiputa Farawo yababwiraga ngo bice abana b'abahungu, nuko kubwo bubahaga Imana ntibabikora, ahubwo Imana iba strategy bakoresha kugira ngo bakire amaboko y'umwami Farawo, kuko yari kubagirira nabi. Ariko kubwo bubahaga Imana bagasenga, Uwiteka yabigishije strategy bakoresha kandi barazikoresha birakunda. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, Imana ibaha umugisha, kuko tubona ko ngo Imana yabahaye imiryango, bigaragara ko nayo bari bafite, ariko kubwo kubaha Imana, kubwo kutumvira imigambi ya Satani, kubwo kutumvira gahunda z'ikuzimu, Imana ibaha umugisha. Tugiye rero gukomeza kureba undi muntu nawe imirimo yavugiye. Haleluya. Undi imirimo yavugiye we n'umupfakazi. Bariya tubona ko bariya badamu Puwa na Shifura bari navuga abafonctionnaire, bari abakozi bakorera leta, kandi ab'infirmiere muri icyo gihe, sage femme, ababyaza, kabaga ari akazi gakomeye. Kandi n'uyu munsi wa none ababyaza ni abantu bubahwa, ni abantu bafasha. Njyewe ubwanjye nabaye imbere yabo inshuro enye, ndabizi ko ababyaza ni abantu bafite akazi keza, ni abantu bo kubahwa, kuko bakora umurimo w'Imana iyo babikoze babikunze. Rero noneho hari uwundi, noneho we ntiyari umubyaza, ntiyari afite akazi gakomeye, ahubwo yari umupfakazi. Turabisoma mu Bami ba mbere igice cya 17. Abami ba mbere igice cya 17 ku murongo wa 8 turahabona undi muntu imirimo yavugiye, undi muntu witanze, noneho imirimo ikaza kumuvugira. Turahasoma
namwe rero niba mufite Bibiliya murazegera dusome, niba ntayo ufite urumva ndasoma iyo mirongo yose guhera ku murongo wa 8 kugeza kwa 15 ndahasoma kugira ngo tubashe mbese kugenda tuyaganiraho, ariko twasomye igice cyose nako iyo mirongo yombi. Abami ba mbere bice cya 17 umurongo wa 8 kugeza kwa 15 havuga ngo Eliya ajya i Serafati acumbikirwa n'umupfakazi. Ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni abariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugucumbikira, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa, mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Ku murongo wa 13 haravuga ngo Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze ukuvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Amen. Ku murongo wa 15 haravuga ngo nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Amen. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Amen. No kugeza ku murongo wa 16 Imana iduhana umugisha. Haleluya. Aya ni amagambo meza avuga kuri uyu mudamu w'umupfakazi. Intambara nako amapfa aratera. Eliya ubwo yavumaga yicaga abahanuzi ba Bayali, nuko arategeka ngo imvura ntizagwe, imyaka 3 n'igice n'imvura ntizagwe. Nuko Uwiteka aramubwira rero ati, ubwo bimeze bityo rero, kuko wowe unyubaha, ntabwo nzakureka ngo upfane n'abapagani, ahubwo genda, hari umugore nategetse, hari umupfakazi ufite akana ke, umugabo we yarapfuye, ariko nibo ntegetse kugira ngo bagutunge. Haleluya. Aragenda, ageze yaramubwira ati, madamu nzanira utuzi two kunywa. Nuko aravuga ati, ibyo biroroshye, ndagenda njya kuzanira amazi nta kibazo. Ariko none Eliya aramubwira ati, si amazi gusa, ahubwo nzanire n'agatsima mu ntoki. Umudamu aramubwira ati, simuhisha, yari yamaze kubona ko ari umukozi w'Imana, kuko yamubwiye ngo nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, Imana yawe ihoraho. Donc yari amaze abahanuzi babaga bafite ukuntu basa, babaga bafite ukuntu bambara, bafite ukuntu bameze, mbese umuntu yababona akabona ko ari abakozi b'Imana. Ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo Imana natwe nigitubona, igibona abantu ntibatubona bajye babona turi abakozi b'Imana mu myitwarire yacu, mu migendere yacu, mu mivugire yacu, abantu tutaravuga ngo turi abakozi b'Imana, ahubwo barebe babone ko dutandukanye n'abandi. Amen. Kuko uyu mupfakazi yamaze kubona Yesu aravuga ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe, nta kindi mfite, sigaje agafu gake, agafu gakeya n'utuzi dukeya, nako n'utuvuta dukeya, ngiye kutwarika tuturye twipfire. Yabonaga ko byarangiye, yabonaga ko iminsi yo kubaho ku isi nawe irimo imurangirana, ariko umukozi w'Imana arahagera. Haleluya. Nasenga mu izina rya Yesu ngo abakozi b'Imana tujye tugenda tujyanye inkuru nziza aho tugenda, twe kugenda tujyanye amaganya, twe kugenda tujyanye ibibazo mu miryango, ahubwo tugende tujyanye ibisubizo. Haleluya. uyu Elisa aragenda aramubwira ati, genda ubigenze nk'uko uvuze, genda ukarike, ubanze unzanire
umuntu abitekereje avuga ati Elisa yari yikunze kubera iki atagiriye impuhwe nibura uriya mwana, akavuga ati banza unzanire. Haleluya. Hari ikintu Imana itazakora utabanjije kugira icyo utanga. Hari ibintu navuga ngo bikingiranye bizakingurwa nuko ufunguye ukagirira neza abandi, bizakingurwa nuko witangiye abandi, bizakingurwa nuko ufashije abandi mu izina rya Yesu. Uyu mudamu rero aragenda yarika ako gafu nkuko Eliya yari yabimubwiye. Murambabera nkunze kubitiranya bajya no kuvuga kimwe, ariko ne Eliya rero uwo mudamu aragenda amuvugira kuri ako gafu. Haleluya. Aramuzanira ngo, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo babiriye n'abari bari muri urwo rugo ngo ntibyabura, nk'uko umukozi w'Imana yabivuze. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo nitugenda tujyane impumuro nziza mu ngo. Niba ugeze mu rugo ugasanga hari ubwumvikane bukeya, ugenda ujyanye impumuro nziza. Niba ugiye mu rugo ugasanga hari ubukene, ujyanye ibisubizo, ujyanye umugisha, ujyane ibisubizo aho ugenda hose, nk'uko Elisa yagiye yabigenje. Ariko uyu mupfakazi nawe yari afite kwizera, yaravuze ati ntabwo yashidikanyije, yaragiye abikora uko umukozi w'Imana yamubwiye. Bigaragara ko urwego waba urimo urwo ari rwo rwose ufite icyo watanga. Uko wowe uri kunyumva ntago uri inyuma y'uwo mupfakazi wari usigaje agafu gake n'utuvuta dukeya ngo bakarye n'umwana we bipfire. Nekeza ko ufite byinshi kurushaho, ariko ndasenga mu izina rya Yesu ngo Uwiteka gufungura amaso, nanjye yamfungure, tubone ibikenewe, tubone ibyo abandi bakeneye, tubashe kubafasha. Kandi tubafasha, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Kandi tubafasha, Uwiteka natwe azaduha umugisha. Umudamu umwe njya kumurwaza, yararwaye inanga y'i Burayi. Rero kubona umuntu kurwaza, kubona umuntu ugusigariraho ni ikibazo gikomeye. Nuko njya kumurwaza, ngezeyo arambwira ati nanjye ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo njye nitangira abandi, njye ntekereza abandi, kuko yabonaga ko size umutware, size nanjye n'abana, nta wundi basigiye. Ariko ndavuga ntibyo byose ibibazo birarutanwa. Njyewe abana bashobora kwitunga, bashobora kwijyana ku ishuri, nubwo bagira ibyo bibagirwa n'ibyo batashobora, ariko we yari afite abana batoya, ngenda mbana nawe. Ariko arambwira ati ndi gusenga nanjye kugira ngo umuntu najya nyitabaza nanjye njye mutabara, njye mufasha. Nta kindi nshaka bene data. Niba nkwereye imbuto, niba nkugiriye umugisha, niba nkugiriyeho umugisha nkagira icyo ngufasha, ibyo ni umunezero kuri jye. Kandi nezera ko ari umunezero kuri wowe nawe ugerageza kugira ufasha abandi. Ntacyo bivuze niwe wabafasha ntibakwiture, niwe wabafasha bakakugirira nabi. Na Yesu barabimukoreye, yaravuze ngo nta umugaragu ntaruta shebuja, ngo ubwo banyanze gutya mwebwe bazabanga gute? Icyo twebwe duharanira nuko dukora ibyiza. Hari ijambo ryamfashije uwo mudamu umwe nari kumva ubuhamya ari kuvuga ati ntitwahawe Yesu twahawe ntitwamuhawe mu byiza, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Niyo mpamvu nubwo wageragezwa, nubwo wagira abantu neza bakakwitura inabi, nta kundi byagenda, ahubwo komera umenye ko ingororano zawe ari nyinshi mu ijuru. Uyu mudamu rero imirimo nawe iramuvugira. Ubwo yarageze ku munota wa nyuma, ubwo yarageze yarasigaje dukeya ngo yipfire, ariko aradutanga. Amaze kudutanga, Imana imuha umugisha, yagura utwo yarasigaranye, nuko abasha kubaho n'umwana we, abasha kubaho n'umugaragu w'Imana Eliya, kandi abasha kubana nabo bari kumwe mu rugo, babasha kubaho igihe kirekire. Numvise ubuhamya bw'umupasiteri witwa Yongisho, ubu yaratashye, nko muri Koreya y'Epfo. Yavuze ukuntu yamaze igihe asenga kugira ngo Imana yagure itorero rye kandi yubake n'urusengero. Amara igihe asenga, aririra Imana, atakambira Imana, avuga ati mbese muri we, avuga ko yari atwite, ashaka ko abyara abantu benshi bakaza kuri Yesu bagakizwa. Noneho ngo igihe kiragera ashaka kubaka urusengero kugira ngo arwagure. Mbese ibintu biriboroka, ibyo agerageje gukora byose biranga, ajya mu rusengero. Noneho bari bafite amasengesho ya mu gitondo, bari bafite veye ngira ngo. Noneho umukecuru umwe wari uri aho ngaho aravuga ati ngiye
gufasha kugira ngo twubake urusengero. Ngo yari afite agasafuriya yavugiragamo yatekagamo umuceri, mbese ngo yari isafuriya ishaje cyane niyo yari asigaranye, sinzi n'akandi kantu yari asigaranye, avuga ati ngiye kubitanga bigurishwe kugira ngo twubake urusengero. Noneho Yongisha aravuga ati rwose ngezaho fashishwa n'uyu mukecuru w'umupfakazi udafite n'ikintu, nta n'ikintu afite, ngiye gufashwa n'uyu nguyu. Ubwo bariho basenga bari mu rusengero, uwo mukecuru yaraje aramubwira ati ntiza mikoro ngira icyo mbabwira. Arababwira ati ni isafuriya yonyine ngira irashaje, ariko mureke muyikoreshe noneho tuyigurishe yubaka urusengero. Yongisha arababara cyane ati uyu mukecuru koko, Yongisha arayanga. Umukecuru ararira cyane, umukecuru ararira ati ese mwanzi ibyanjye, mwanzi umugisha wanjye kubera ko ndi umukene. Nuko abantu bari muri urwo rusengero bose baratangira bararira, umwuka wera aratangira gukora operasiyo, aratangira abakoraho, abakozeho, abantu baratangira baritanga. Nuko amafaranga ngo yari akeneye kugira ngo yubake urwo rusengero barabonetse. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo twubashye Imana, iyo dusenze Imana, hari imigisha tubona. Hari igihe uba usigaranye bikeya koko, ureba ukabona nta butunzi ufite, ureba ugasanga nta mbuto yo gutera ufite, ureba ugasanga nta myenda myinshi ufite, usigaranye wenda umwenda umwe, ariko ukavuga uti iki ngiki nanjye ngiye kugitanga. Nagiye numva ubuhamya bwinshi bw'abantu bitanze muri ubwo buryo, nuko babona umugisha w'Imana. Rero ndasenga mu izina rya Yesu ngo aho ugenda hose, mu bakobwa bagenzi bawe, mu basore bagenzi bawe, mu babyeyi bagenzi bawe, mu bana, mu baturanyi bawe, se mu bakozi mukorana, tube impumuro nziza. Aho tugenda hose tube impumuro nziza, abantu nibatubona tubabera igisubizo mu buzima ubwo aribwo bwose. Ntekereza ko twatanga ibisubizo mu bintu byose, igihe cyose turi connecte, igihe cyose dushaka gufasha, igihe cyose dushaka kugira abandi kubera abandi umugisha, Uwiteka nawe aduha umugisha. Ndasenga rero ngo umunsi ku munsi nsenge nanjye nisengera, nawe wisengera, ubwira Imana ati mo okaziyo, mu buryo nakora kugira ngo nanjye mpeshe umugisha abandi kandi nanjye ngira umugisha. Nagira ngo nkwibutse ko mu bintu muri blocage ufite, mu bintu biri bloke mu buzima bwawe, ni character se yakunaniye, cyangwa se ni ikibazo runaka ufite ntamenya, ariko iyo uvuze uti ngiye gufasha, nagira ngo nkubwire ko Imana igucira inzira. Iyo ugize ishyaka, nagira ngo nkubwire niba ari ikintu kivuga, niba ari ikintu gifite imbaraga, ni imirimo. Haleluya. Imirimo iravuga, ngenda umugabo wo kubihamya. Imirimo iravuga, situation urimo ukayivamo wemye, kubera imirimo, kubera utekereza abandi, kubera ugira ishyaka ry'abandi. Igihe kimwe twari turi, nababwiye ko numvise abantu bakunda ubuhamya cyane kurenza ibindi. Ngenda mvuga ijambo ry'Imana ariko ugasanga abantu ntibabyumvise cyane, ahubwo bumvise ubuhamya. Niyo mpamvu nzajya ngerageza kugenda mbaho ubuhamya, kuko turabufite bwinshi cyane bw'imirimo Imana yagiye idukorera. Imana ibera hose icyarimwe. Yabanye nanjye nkiri mu Rwanda, ibana nanjye nkiri hano. Ntihinduka, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo ntihinduka, ntigira igicucu cyo guhinduka, niko izahora iteka ryose. Ibera hose icyarimwe, narayibonye, ndi umugabo wo guhamya imirimo yayo. Igihe kimwe rero nigeze no kubivugaho gatoya, ariko nagira ngo nkompureteho kimwe. Twari turi mu Faransa, noneho tujya guhaha. Turimo duhaha rero, umudamu umwe warwaye ibisebe umubiri wose, donc yari atuye hafi aho ngaho, aje gusaba. Rero ntago bakunze kubera ko yari atuye hafi aho, kandi agateza hari umutekano mubi mu iduka. Noneho iyo bamubonaga rero yinjiye, bahitaga bavuga ngo nguwaraje. Noneho bagatangira babwira abantu bari hariya bishyurira ati nimumwishyurire, niko ameze. Noneho rero ubwo yaje, ngewe nanjye ndi kwegera aho bishyurira, nuko wari undi imbere ntiyamwishyurira, ariko ngewe ndavuga nti ndagomba kumwishyurira. Ndamwishyura, turagiye, tugeze hanze muhana udufaranga nari nsigaranye, turagenda. Ubwo nyuma yaho rero icyaje gukoreka, ubwo twari twajyanye n'abana. Hari igihe wumva umwuka w'Imana ari kuguhata gukora ikintu, ubwo tujyana n'abana.
hariya ijambo ry'Imana rivuga ukuntu umuntu wavutse ari impumyi noneho abigishwa babaza Yesu ngo ariko Yesu ngo ninde wakoze icyaha n'uyu w'impumyi cyangwa n'ababyeyi be? Yesu aravuga ngo ngo ababyeyi be nta cyaha bakoze, n'uyu nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Ubwo rero turagenda tugiye gusenga, twari tugiye mu giterane, abana bari batoya kandi batumva n'igifaransa, tubasigira abantu inshuti zacu zari ziriyo. Noneho rero izo nshuti sinzi ukuntu bagiye hanze, umwana umwe arabacika. Donc gucika, kugira ngo umwana acike agenda, ashobora kugenda agira ngo ari gukina, yagera hakiperida kuko yari akiri mutoya, ntekeza yari ataragira imyaka, yari afite nk'imyaka 4 gutyo, ndumva yari atarageza kuri 5, hagati y'3 n'4. Nuko rero ubwo ndibuka ko twageze muri icyo giterane, nandikira abo twamusigiye ntese ibintu na amahoro, barambwira bati na amahoro. Noneho mpita mfunga telefone ndayizimya burundu, mpita mfukama ndatangira ndasenga, ndinginga Imana, ndavuga nti Imana, dore twakoze ibirometero byose guturuka hariya, guhagurukana n'umuryango ni ibintu bihenze, ni n'imvune, abana 4 babiri bari munsi y'imyaka 5 n'abandi 2, donc bose bari nta numwe urageza no mu myaka 10. Ndasenga ndavuga nti Mana, dukeneye kubona umugisha wawe, dukeneye kumva imbaraga zawe, numva presence y'Imana injeho, numva kugira neza kw'Imana kuri muri njyewe, turahimbaza twuzura imbaraga. Hari bimwe bitubaho bimwe tukabimenya, ibindi ntitubimenye, ariko numvise imbaraga z'Imana jije kuri njyewe. Ubwo rero cyaje kuba nuko uwo mwana yarabacitse, mbese yaragiye arabura. Noneho biza kuri Rotruva, babona ko adahari, baramushakisha baramubura. Bashakisha muri quartier, babwira abandi bana bari muri iyo quartier ngo nibabafashe badekrive uwo mwana, bavuga ukuntu yarameze. N'umwana utavuga igifaransa, n'umwana uvuga wenda icyongereza gike, icyo gihe sinzi niba yaranakizi, ariko mbese baragerageza barashakisha bashaka kuduhamagara, barabibura kuko bamaze kumbwira ngo bintu bimeze neza. Ngiye telefone nahise nyifunga, maze kuyifunga rero ubwo baradushakisha baratubura ngo batubwire situation, ariko twe twari turi gufashwa ijambo ry'Imana, turi gusenga, turi guhimbaza, si twamenye ibyabaye. Reka tuzatahe rero ninjoro, atubwira ati se mwabonye message twabohereje? Tutireka da, ntabwo ibintu byabaye mwabimenye? Tutireka da. Ubwo rero baza kutubwira ukuntu byagenze. Ubwo uwo mwana baramubuze, bamara hafi nk'isaha yose, urumva quartier bashakisha, baramubura. Bigeze aho rero baravuga bati ibyo byose tugiye kwiyambaza ubutegetsi budufashe kumushaka. Baragenda bajya kubibwira kuri polisi, bahamagara kuri polisi. Bahamagaye kuri polisi irababwira ati uwo mwana ari hano. Haleluya. Ababwira ati uwo mwana ari hano, nuko ati nimuze murebe ko ari we. Ubwo baragenda, bagezeyo, ubwo mwana bari bamushyize, baravuga bati ese ni mu mudekrive, baramudekriva. Noneho bajya kumureba, bagiye kumureba uwo mwana, urumva iyo kuko umwana ntiyavugaga igifaransa, ntibabashaga kumvikana, yari mutoya n'icyongereza, ntekereza ataraza amagambo menshi, ariko akibona nyine uwo twari twamusigiye, kuko bari baziranye, bari babonanye, babona umwana agize reaction, ahita agenda aramuhobera, bahita bamumuha. Nuko baza mu rugo. Twebwe ntabwo sene yabaye, ntabwo twayimenye nyine bayitubwiye, ariko ibyo byose byabaye. Ndavuga nti Mana, hahari wa mudamu nafashije, nawe wandindiye umwana, ahari wa mudamu nagiriye neza, nawe niyo mpamvu wandindiye umwana. Ahari Mwami, iriya mirimo nakoze nubwo igaragara ko ari mitoya, ariko niyo yabaye iyo yatumye undindira umwana. Ndagushimye Mwami. Ubwo rero kubw'ibyo ngibyo nzi ko imirimo ikora ko byagenda kose. Iyo ari ikintu nifuza gukora, niba ari ikifuzo nifuza mu buzima bwanjye, ari business ngiye gukora, ari umuntu, ari icyo nshaka gukora muri ministeri, ndabanza ngakora umurimo, ndabanza nkareba umuntu nafasha, nkavuga nti ngewe mfite, urabona bakera batambaga ibitambo, batambaga inyoni, batambaga inka, batambaga ihene, batambaga intama, ariko twebwe muri ibi bihe dutamba ibintu bitandukanye. Ushobora gutamba isengesho, ushobora gutamba amafaranga, ushobora gutamba amayero, ushobora
gutamba amapawundi, ushobora gutamba inzu, ushobora gutamba imodoka, ushobora gutamba igare, ushobora gutamba intama, icyo watamba icyo ari cyo cyose ugikuye ku mutima bitewe n'ubushobozi ufite, Uwiteka aracyumva. Ubwo rero njyewe iyo ntangiye ni ministeri, mbere yuko tuyitangira nabanje ntamba igitambo, ndeba umuntu mu bakozi b'Imana, cyane cyane no mu bakozi b'Imana burya ibitambo bigenda bitandukanya, bigenda bivuga bikurikije aho bitambye. Navugaga nti ministeri ubwo tugiye kwitangira ngiye gutamba igitambo mu bakozi b'Imana, mu badamu bafite ministeri y'ijambo ry'Imana, bafite ministeri bakora umurimo w'Imana. Ntamba igitambo ku mudamu umwe ansabira umugisha, ndavuga nti Mana umugisha uzanshyigikira muri iyi ministeri. Kandi si nibyo gusa, ndongera ntamba igitambo mu batuye muri iki gihugu, ndavuga nibyo byose uyu murimo ngiye gukora ngiye kuwukora muri iki gihugu, ndagomba gutamba igitambo kizamvugira no muri iki gihugu, mu batuye mu bene iki gihugu. Ntamba igitambo mu badamu batuye muri iki gihugu, ndavuga nti Mwami ibi bitambo bizamvugira. Haleluya. Igihe kimwe tujya ahantu mu ivugabutumwa, tugezeyo umudamu umwe arambwira ati, baramubwira ngo ugende, ubundi Imana yanshyize mu mutima cyangwa se yashyize muri njyewe gufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Uko imfashije, uko inyensipiye, shobora kuba ndi kugenda mu muhanda nkabona umuntu ufite ibibazo byinshi, nkamureba nkamuvugisha, namuvugisha ukabona ibintu birahindutse. Donc uko Uwiteka bikora niwe ubikorera muri njyewe, ntago ngiye mbitegura, ahubwo we akorera muri njyewe uko abishatse. Tujya ahantu rero mu giterane muri iki gihugu, ni nko mu birometero 200 uturutse aho dutuye, donc na ahantu urugendo rw'amasaha 2 n'igice utwaye n'imodoka. Tuhageze umupasiteri wo muri iryo torero abwira umukobwa wari uraha, aramubwira ngo ugende uriya mu mama gusengere. Uwo mudamu araza, ndamusengera, noneho nangira kuganira nawe. Uburyo rero ari igihe numva ngomba gusenga gusa, hari n'igihe nganira, noneho mu kuganira nkamenya ikibazo aho kiri, nkamenya uko nsenga, ariko hari n'igihe nyine umuntu asenga umwuka w'Imana akamuyobora, kuko niwe uzi ibyo dukeneye. Ubwo uwo mudamu ndamusengera, ndangije turaganira, ambwira ibibazo byambwira ko ari deprime, donc agira depression, ibiki n'ibiki, turaganira. Noneho muri njye numva ndavuga nti ntago kumusengera gusa bihagije, ifo ko tujyana tukakomeza tukamusengera, tukakomeza tukaganira nawe, noneho tukareba icyo Imana ikora. Turamubwira rero, se waza tukajyana mu rugo tukamara n'icyumweru? Arambwira ati rwose nta kibazo. Ariyorganiza, umunsi ukurikiyeho turamuzana, twari burare muri ako gace. Umunsi ukurikiyeho tumuzana mu rugo. Ndavuga nti nta muntu waba mu rugo iwacu ngo abe deprime, ntibishoboka. Nta depression wagira, kuko twese tuba tunyuranamo. Umwana umwe akakubwira ati njyana ahangaha, njyana muri training, undi akakubwira mujye kungura iki ngiki, nta ga zo kwambara mfite, nta myenda y'imbeho mfite, undi akavuga ati nta byo kurya bihari, ni mujye guhaha. Donc duhora tunyuranamo ku buryo nta mwanya wa depression dushobora kugira. Ndavuga rero ni uyu mudamu mujyane mu rugo, naba muri ubwo buzima ko turimo twirwa tunyuranamo, umwe arajya ku kazi, undi akavuyeho, umwe arajya guhaha, undi ajyanye abana muri training, undi agiye kubavanayo, undi mwana agiye ku kazi, undi akavuyeho, bagiye muri repetition, undi donc ibintu bitandukanye, akazi ko kwirukanga. Ndavuga nti nta muntu wabana natwe ngo agire depression uretse na presence y'Imana turiho, ariko kandi n'akazi twirirwa twirukamo nta mwanya wa depression waboneka. Umwana turamuzana rero, umunsi wa mbere arambwira ati numvise ibintu bingoye, ahubwo numva noneho birushije ukundi kuntu najyaga nyigira. Ndavuga nti ibyo ni ibikangisho bya Satani, ni umunsi wa mbere ariko uzamara icyumweru ukize. Nuko byabaga ari komba nyine, kuko n'umwana uba waramenyereye ko ibintu byose bigenda kuri gahunda. Niba umubwiye ngo donc ugomba kumuha gahunda ikagenda ikurikirana nyine,
uko ugenda ukora akazi buri munota, tugiye guhaha turamara iminota ingahe, tugiye kuzana umwana muri training turamara iminota ingahe, tugiye muri voyage turi buhaguruke sangahe, tuzagaruka ryari, turagera turi burye isaha, turarya iminota ingahe. Donc abashaka programu yose. Nuko ariko turamubwira tuti hano rero n'ubundi buzima n'indi si wagezemo, wowe utuze gusa ujye ukurikiza gahunda yuko uko iri kugenda mu rugo. Ubwo umwana twamaranye icyumweru, turamuherekeza arataha. Murazi ko umuco nyarwanda niyo ugiye umwana yaje kubasura umuhatike ugira gute, arambwiye tuyimuhaye aravuga fa ibi ngibi ko sinigeze mbibona. Turamuherekeza urugo rwose, turahaguruka turamuherekeza tumujyana kuri train. Avuga ati bishoboka bite? Yagiye yabaye umwana mushyashya, yagiye avuga ati yanyandikiye nk'ikinyamakuru, aranyandikira arambwira ati ibi ngibi sinigeze mbibona mu buzima bwanjye, ibi ngibi namvise ndi nk'umwana mu rugo, numvise ndi nk'umwana wanyu, ndi umwe muri famiye yanyu. Mama we aranyandikira arambwira ati, anyandikira nk'ikinyamakuru arambwira ati rwose turagira ngo tubashimire generosite yanyu, ukuntu mwitangira abantu, urukundo mwerekana. Ndavuga ni byonyine kuba ako kajeste gusa kuzana umwana ukamwicaza mu rugo ukagira, tukajya dufata umwanya tukicara tukaganira, mbwira abana bo mu rugo mujye mwicara muganire nawe yumvemo ko mumuhaye ikaze. Donc ibyo ngibyo umwana ataha yabaye mushya. Rero nagira nkubwire nti si ikintu kinini ahanini uba ukeneye gukora, n'akantu gatoya wakora kahesha abandi umugisha. Ni byinshi nzagenda mbabwira, ubuhamya bwa byinshi Imana igenda idukorera, igenda ikiza abantu, igenda ibohora abantu, igenda itabara abantu, natwe tukanezerwa. Kandi nk'uko Modekai yabwiye Esteri ngo hari icyo Imana yagushyiriye aho ngaho ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Rero natwe tugira umumaro mu gihe nk'iki cyo gusengera abantu, cyo gufasha abantu mu uko dushobojwe. Kandi n'ibitari ibi ngibi twiringira ko yatangiye umurimo mwiza muri twebwe, izanawukomeza. Dufatanye rero dusengerane. Niba hari icyifuzo ufite utwandikira aho ngaho, uduhe contact, wenda tugukontakte, cyangwa se niba udufasha gusenga watugira inama uko twakwamira umurimo w'Imana. Donc ni karibu, twebwe twese iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azaturuka. Kandi dufatanye dukomezanye dusengerane, kandi Uwiteka azajya duha umugisha. Ndagusabira umugisha rero wowe uri wumva ubutumwa tuvuga, wowe dusengerana, wowe dufatanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wowe mbere umugisha nawe ukambera uwundi, wowe nkomeje unyajije nawe ukanyaza. Dufatanye mu rugendo tuzagera iwacu mu ijuru. Imana iguhe umugisha. Ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo ufashe buri wese wumvira ijambo Mwami arishyire mu bikorwa. Twamenye ko ijambo ryawe ritubwira ko ibikorwa bivuga. Nanjye ndasenga Mwami kugira ngo abantu benshi bakangure, dushyire hamwe, dufashe abababaye, dusengera abarwayi, dufashe abafite intimba zitari zimwe, dufashe abari posede, tubaderivure. Mwami urakoze kudukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ugaha umugisha buri bose nk'uko wahaye umugisha uyu mudamu umupfakazi Eliya kagiwe akamugaburira akamutunga. Mwami nanjye ndasenga mu izina rya Yesu ngo umudamu usigaje agafu gakeya, usigaje utuvuta dukeya, ngo wagura ibye umuhe. Mwami wohereza umuntu mu buzima bwe kugira ngo abashe kubona umugisha, wohereza umuntu mu buzima bwe ubasha kumubera umugisha, abasha gufungurira kugira ngo nawe inzugi ze zifunguke mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ritubwira ko udahinduka kandi utagira n'igicucu cyo guhinduka, uko wari uri ariko ukiri. Kandi asenga mu izina rya Yesu kugira ngo abantu nabo bafungure imitima, bemere inama ubagira, bemere inama ijambo ryawe ribagira. Urakoze Data kutugira neza, kandi uduhe ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Senze nizeye mu izina rya Yesu, amen, amen.